Gufungura konti ya Gmail bikorerwa ku rubuga rwa Gmail ari rwo www.gmail.com. Kugera kuri urwo rubuga urifashisha mushakisha ariyo browser, urugero nka Google Chrome. Mushakisha uyibona nk'uko ubona izindi porogaramu za mudasobwa. Ishobora kuba iherereye kuri biro ya mudasobwa yawe cyangwa iherereye ku mwanya w'imikoro. Ubundi buryo bwo kubona mushakisha ni ugukanda kuri buto yo gutangira ariyo start, ubundi ukandika mu mwanya wo gushakisha izina rya mushakisha ukoresha kuri internet. Iyo umaze kuyibona wikandaho igafunguka. Iyo ifungutse ujya ku mwanya wa address ukandikamo address ya Gmail ariyo twavuze haruguru www.gmail.com, ugakanda buto ya enter kuri mwandikisho wawe kugira ngo wemeze ibyo usabye. Page itangira ya Gmail niyo uhita ubona. Iyi page niyo yifashishwa mu kwandikisha no gufungura konti yawe. Iyo wandikisha konti ureba hejuru iburyo ahanditse create an account, kikaba ari ikirimi cy'icyongereza bivuze guhanga konti cyangwa gufunguza konti. Iyo uhabonye ukanda iyo buto bagahita baguha page yo kuzuza umwirondoro wawe. Mu tuzu tubanza kuri iyo page uratangira wuzuza amazina yawe, izina ry'umuryango n'irindi zina ryawe, urugero nk'izina ryawe rya Gikristo. Mu kazu gakurikiraho baragusaba guhitamo izina rya konti yawe. Igihe uhisemo izina ryakoreshejwe n'undi muntu kuri Gmail iraryanga kuko nta bantu bashobora guhuza izina rya konti. Kumenya ko bemeye ibyo wanditse cyangwa babyanze ni ukwimuka mu kandi kazu. Iyo bahise baguha ubutumwa bwandikishije ibara ritukura, umenya ko ibyo wanditse babyanze ugasubiramo. Iyo nta butumwa buje ubwo biba byemewe. Igihe Gmail yanze izina wahisemo iguhitishamo amazina ushobora gukoresha atarigeze akoreshwa n'undi muntu. Gmail hitamo ayo mazina igendeye ku mazina yawe wanditse hejuru. Mu mazina Gmail guhitishamo ukanda kuryo washimye, ukaba wemeje ko ari ryo rigirwa izina rya konti yawe. Iyo kandi utayashimye yose uhitamo irindi ukaryandika ukareba ko iryemera. Akazu gakurikiyeho nako kuzuzamo ijambo ry'ibanga. Iri jambo rigomba kuba umwihariko kuko nta wundi muntu wo kurimenya kereka uwo wizeye, kuko niryo wifashisha mu kwinjira muri konti yawe. Izina rya konti rishobora kumenywa na buri wese kuko ari ryo bifashisha iyo bashaka kwandikira, ariko ijambo ry'ibanga ni wowe urimenya. Ugomba gukoresha ijambo ritoroshye kuvumburwa. Si byiza gukoresha amazina yawe nk'ijambo ry'ibanga kuko ari we wese ashobora kurivumbura bitamugoye. Ni byiza gukoresha ijambo ritazwi na benshi kandi ukavanga inyuguti n'imibare. Gmail itegeka ko ijambo ry'ibanga riba rigizwe n'inyuguti cyangwa imibare birenze byibuze imirwa 8. Umaze kubona ijambo ryujuje ibyo twavuze hejuru, uraryandika mu kazu kabugenewe. Iyo uryandika hagaragara utudomo mu mwanya w'ijambo kugira ngo n'umuntu muri kumwe ataribona. Iri jambo ugomba kurifata mu mutwe nturyibagirwe. Uryibagiwe konti yawe ntiyafunguka. Gmail kugira ngo igufashe mu kutibagirwa ijambo ry'ibanga, akazu gakurikiraho nako kongera gushyiramo rya jambo ry'ibanga. Kuko uba waryanditse ritagaragara, biroroshye kwibeshya ukandika iridahuye n'iryo washakaga. Ariko iyo wongeye ukaryandika bwa kabiri bagasanga bidahuye, barabikubwira muri bwa butumwa buza mu ibara ritukura. Icyo gihe iyo babikubwiye usubiramo kugeza ubwo ayo magambo yose ahuye. Akazu gakurikira nako kuzuza igihe cy'amavuko. Ahabanza turuzuzamo ukwezi. Urakanda ahari impande ebyiri ntoya, imwe ireba hejuru indi hasi, maze wifashishije inyobora yandika uhitemo ukwezi wavutsemo. Amezi ari mu ndimi z'amahanga ariko arakurikirana uko ari 12. Utazi ururimi arimo urabara ugahitamo ukwezi guhanye n'ukwawe. Urugero hano ukwezi kwa 4 n'ukubara ukageza kuri 4,
ubundi ugashyiraho inyobora yandika ugakanda. Akurikiraho naho kuzuza itariki wavukiyeho, urayandika ubundi ujye mu kazi ko kuzuza umwaka wavukiyeho. Akazu gakurikira nako kuzuzamo igitsina cyawe. Kimwe no ku kazu k'amezi naho urakanda kuri mpande eshatu ebyiri, ubundi haza urutonde rw'ibitsina uhitamo. Ahanditse female bivuga igitsina gore, naho male bivuga igitsina gabo. Wifashishije inyobora yandika urahitamo ibijyanye n'igitsina cyawe, ukandeho ubundi ukomeze. Akazu gakurikiraho nako kuzuza nimero yawe ya telefone ngendanwa. Gmail aho ibera inyabwenge akenshi iba yakubanjirijeho nimero za kode z'igihugu urimo, kuko ifite uburyo imenya igihugu uherereyemo. Usanze atari zo cyangwa igihugu urimo atari cyo cyawe, urakanda hano hari akabendera maze ushakishe igihugu cyawe. Nyuma wandike nimero za telefone ukuyemo 0 ibanza, kuko muri kode z'igihugu iba yibereyemo. Hano ndavuga ku bari mu Rwanda. Ahakurikiraho naho kuzuza indi mail waba ufite cyangwa iy'inshuti, kugira ngo konti yawe niramuka yanze gufunguka, wenda wibagiwe ijambo ry'ibanga, bazifashishe iyo bari koherereza cyangwa baguha uburyo bwo kurihindura. Akazu gakurikiraho nako Gmail yifashisha ngo imenye ko uri umuntu koko utari robo. Barakwereka ifoto igizwe n'imibare cyangwa inyuguti zanditse ku buryo umuntu utekereza ari we wamenya icyo ari byo. Umaze kumenya ijambo cyangwa inyuguti bashatse kwandika, urazandika muri aka kazu kabugenewe. Niba ari amajambo abiri aratandukanywa n'umwanya. Akazu gakurikiraho nako kuzuzamo aho uherereye. Gmail akenshi iba yahakujurije, usanze atariho wakanda ugahindura. Utuzu dukurikiraho tubiri nutwo kwemeza amasezerano ugiranye na Google, kuzubahiriza amategeko arebana na konti wafunguje, ko utazayifashisha mu kugira nabi, wazabirengaho ukazabyirengera. Urakanda muri utwo tuzu kugira ngo ubyemeze. Iyo urangije kwemeza amasezerano na Google, uba urangije igice cya mbere kijyanye no kuzuza umwirondoro wawe. Ukanda ahanditse next step, bishatse kuvuga intambwe ikurikiraho, kugira ngo ujye ku gice gikurikira. Iyi page ni igice cya kabiri mu gufunguza konti kuri Gmail, ikaba ari yo guhitamo ifoto ijyana n'umwirondoro wawe. Kugira ngo wuzuze ifoto ku mwirondoro wawe, urakanda iyi buto ifite ibara ry'umutuku yanditseho add profile photo. Ibi bikaba bivuze kongera ifoto ku mwirondoro. Iyo nta foto ufite cyangwa udashaka gukoresha ifoto, ukanda iyi buto yanditseho next step yegereye iyo gushyiraho ifoto. Buto yo gushyiraho ifoto iyo uyikanze bakuzanira idirishya ushakiramo aho ifoto yawe iherereye. Muri iryo dirishya ugakanda ahanditse select a photo from your computer. Bikaba bivuze ngo hitamo ifoto iri muri mudasobwa. Iyo ukanze iyo buto haza idirishya noneho rituma ugera mu bubiko bwa mudasobwa yawe, ubundi ugashakamo aho ifoto yawe iherereye. Urugero, niba ifoto yawe iherereye kuri biro, ukajya kuri desktop ariyo biro, maze wifashishije umwanya unyereza ukamanura ushaka ifoto yawe. Wayibona ukayikandaho rimwe ukoresheje inyobora yandika, maze ugahita ukanda iyi buto yanditseho open, bivuze gufungura cyangwa kwemeza. Uko ifoto yawe bayishyiraho niko bakwereka ibara ry'ubururu ryiyuzuza. Iyo ryuzuye bivuze ko ifoto yawe yarangije kujyaho, ugahita unayibona. Google iguha uburyo bwo guhindura ifoto yawe mbere y'uko bayerekana. Wifashishije inyobora yandika ukajya mu nguni z'ifoto, ubundi ugakanda buto y'iburyo ku mbeba, ubundi ukayiha ingano ushaka. Iyo urangije guha ifoto yawe ingano wifuza, ukanda kuri iyi buto yanditse save as profile picture, bivuze kwemeza ifoto nk'iranga umwirondoro wawe. Iyo ubirangije, ifoto yawe
ihita ijya mu mwanya wagenewe ifoto y'umwirondoro wawe. Kugira ngo ujye ku gice cya nyuma cyo kuzuza umwirondoro, urakanda buto ya next step, maze bahite bakuzanira paji iguha ikaze banakwibutsa izina rya konti wahisemo. Izina rya konti riba rigizwe na rya zina wahisemo riranga konti yawe, ugakurikizaho akarango ka email, ugakurikizaho gmail.com. Kugira ngo winjire muri konti yawe, kanda buto yanditseho continue to Gmail, bivuze komeza kuri Gmail. Bagahita bakuzanira paji ibanza ya konti yawe. Ukaba urangije kwandikisha konti yawe ya Google yifashishwa muri serivisi zose Google itanga na Gmail irimo. Twagumye gukoresha imvugo ya konti ya Gmail, ariko mu by'ukuri ni konti ya Google, kuko twifashisha konti ya Google kugira ngo tugere kuri serivisi za Google. Muri izo serivisi na Gmail ikabirimo. Mu isomo rikurikira turarebera hamwe ibice by'ingenzi bigize irebero rya konti yawe.